Hello everybody. Ikaze banje kubasuhuza kandi nizera ko mwese mumeze neza, mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye gukomeza n'ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe, ariko mbere na mbere nizeye ko mwese mumeze neza. Ubaye utameze neza bibaho mu buzima. Muri iyi minsi abantu bafite udustress, birumvikana isi turimo niko imeze, ariko stress umuntu agenda ahangana nazo kandi akazitsinda, dore ko turimo dusoza n'umwaka, turi mu mpera z'umwaka. Ntekereza ko tugeze muri ya minsi y'uburyohe nanone twishimira intsinzi twagezeho z'ibintu bitandukanye twagiye dukora kandi n'ibyo tutagezeho. Ni umwanya mwiza wo kwisuzuma tukareba ibyo tutagezeho n'uburyo ki dukomeza kubigeraho. Reka rero dukomeze n'ikiganiro cy'uyu munsi, aho hari ingingo z'ingenzi twagerageje gutegura ku bijyanye na powenti zitandukanye cyangwa se ingingo zitandukanye. Uyu munsi rero turaza kureba ku mpamvu zishoboka, impamvu 10 zishobora gutuma umuntu yibagirwa cyangwa se yibagirwa vuba. Ubusanzwe nta muntu utibagirwa, abantu bose turibagirwa, ariko hari igihe bigera ku rugero rwo hejuru. Tugiye kurebera hamwe izo mpamvu zishobora gutuma umuntu yibagirwa ku rugero rwo hejuru cyane, nuko umuntu ashobora kwirinda kwibagirwa bikabije. Rero niba bikubaho, niba wumva ufite ikibazo cyo kwibagirwa bya hato na hato, ni umwanya mwiza wo kugira ngo turusheho kwisuzuma muri aka kanya. Muri kumwe none aha ngaha ni Gilbert Iradukunda, channel yacu ni Gilberto Media Tour nk'isanzwe. Tugerageze kandi tujyane neza muri iki kiganiro. Ndatekereza n'ibitekerezo byanyu bizakomeza kudufasha, kuko nabyo biba bikenewe mu buryo bwo guhindura isi nziza. Mbere na mbere tugiye ku mpamvu 10 z'ingenzi zishobora gutuma umuntu yibagirwa vuba. Reka dore ku mpamvu ya mbere nyamukuru: kubura ibitotsi bihagije cyangwa se kutaruhuka. Buriya kuruhuka ni uburyo bwiza bwo gufasha ubwonko kurusha gukorana imbaraga ibikorwa bikurikira. Rero niba udafata umwanya wo kuruhuka neza ngo usinzire, mu kazi ukora, ibyo ukora byose, hari amahirwe menshi y'uko ushobora kwibagirwa. Tugerageze twongere umwanya, twongere igihe dukoresha turuhuka kugira ngo dufashe ubwonko. Kandi murabizi ko umuntu byibuze agomba gukora amasaha yagenwe tuzi ku munsi, ariko nanone byibuze ukaruhuka cyangwa se ugasinzira hagati y'amasaha 6 n'8. Tugerageze gusinzira cyangwa se kuruhuka, bizadufasha. Ikindi ni stress nyinshi cyangwa agahinda gakabije, chronic stress or depression. Depression mu buzima cyangwa se stress ikabije, uretse no kwibagirwa, bitera ingaruka nyinshi z'ibintu bitandukanye, kubera ko ni ibintu bigenda bigatuma ubwonko bwacu budakora neza. Tugerageze rero mu byo dukora, bumvikana stress mu buzima ntizabura, ariko tugomba guhangana nazo. Ikindi ni depression umuntu aba yarahuye nazo mu buzima bitewe n'amateka ya buri muntu. Ntaho twabihungira kuko turi mu isi, ariko mu gihe runaka byabayeho, umuntu agomba gukora ku buryo ki byibuze ibibazo duhura nabyo bya buri munsi, uburwayi n'ibindi twahuye nabyo, tugerageze gukora ku buryo twibagirwa ibyo bintu tubyihunze. Akenshi iyo stress zifite n'ayo madepression, kwibuka ibyo ukora, akenshi ukora ibyo ukora umeze harimo akavuyo, disorder cyangwa se ibintu bitari ku murongo. Tugerageze n'ibyanga dushake n'ubundi bujyanama cyangwa se ubufasha bw'ingenzi kugira ngo ikintu cyo kwibagirwa bya hato na hato gicikeho. Impamvu ya gatatu, harimo imyitwarire mibi ibangamira umubiri. Nivuga imyitwarire mibi ibangamira umubiri, ni iyihe myitwarire cyangwa se poor habits? Aha ngaha harazamo kunywa inzoga nyinshi cyangwa se ibiyobyabwenge, kutita ku mirire myiza. Ibi bintu rero tubyita imyitwarire mibi kuko biragenda bikabangamira imikorere y'umubiri.
bikagira ingaruka mu kwibuka ibikorwa dukora bya buri munsi. Tugerageze rero niba tunywa inzoga cyangwa se agasembuye, ibiyobyabwenge byo kubyirinda burundu, tubifate ku rugero. Mubizi ko mu Rwanda dufite gahunda ya tunywereze, tugerageze tuyubahirize kuko izadufasha. Nanone turebe indyo yuzuye, imboga n'ibindi, ndabizi biriya byiciro bitatu by'imirire turusheho kubyubahiriza. Ikindi, hari ibura ry'intungamubiri nka vitamine D deficiency mu magambo y'icyongereza. Kubura intungamubiri cyane cyane nko kuri B12. B12 ni intungamubiri cyangwa se amavitamine ashobora gutuma ubwonko bukora neza iyo uzifite, cyangwa se iyo urya ibintu bigize izi ntungamubiri zirimo nka vitamine za B12, kuko zifasha ubwonko kwibuka neza. Umuntu udafata ibiribwa birimo nk'iyi vitamine ya B12 twavugaga, urugero nk'inyama n'amafi, kuko zikize cyane kuri izi vitamine, ashobora kugira cya kibazo twavugaga cyo kwibagirwa. Murabizi ko abantu benshi bakunze no kubivuga, byabaye nk'ihame. Umwana wariye amafi cyane cyane ibikomoka ku matungo aribuka, arafata mu ishuri, rehearsal iyo igera ku rugero rwo hejuru. Indi mpamvu ya gatanu ishobora gutuma umuntu yibagirwa bya hato na hato, hari imiti imwe n'imwe, certain medications. Imiti imwe n'imwe ni kimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu atakaza ubushobozi bwo kwibuka iyo ibaye ku kigero cyo hejuru. Bitewe n'uburwayi, hari igihe umuntu yandikirwa cyangwa se abisabwe na muganga ko agomba guhora afata imiti. Iyi miti rero, kuko turabizi ni chemical product, uko tuyifata kenshi itugiraho ingaruka cyane cyane ziri chronic, bityo bigatuma utabasha kwibuka ibikorwa wakoraga nk'uko bisanzwe for a normal person. Si ukuvuga ko umuntu ufata imiti byanga bikunda atagomba kwibuka, ahubwo niba wenda iyi mpamvu iyi miti ihoraho wiyiziho, hari bimwe mu byo twakwirinda, tukanywa amazi menshi, biri mu bintu bizagenda bidufasha. Impamvu ya gatandatu, hari impanuka zo mu bwonko cyangwa se zo mu mutwe, brain injury cyangwa se trauma. Trauma, iyo tuvuze ngo trauma ni umuntu imikorere y'ubwonko ye n'ubusanzwe ntabwo imeze neza. Izo mpanuka, imvune, ibikomere byo mu mutwe n'ibindi, biri mu bizatuma umuntu atabasha kugira gute kwibuka nk'uko bikwiye. Niba rero ufite ikibazo cyo kwibagirwa cyane no kutibuka ibyo ugomba gukora, sometime ukabyibuka umwanya warenze igihe cyagiye, reba kuri izi mpamvu zose turimo tuvuga aha ngaha, hanyuma dushake igisubizo n'ibyo twakora kugira ngo turusheho kwibuka no gukora ibyo twiyemeje gukora mu buryo buri perfect cyangwa se mu buryo buri ku murongo. Indi mpamvu ni izabukuru. Ibyo turanabizi akenshi, batate, babandi twita batate, sogokuru n'abandi, izabukuru. Ufashe umuntu w'imyaka 70, umuntu ufite imyaka 20, 15, ntabwo ubushobozi bwo kwibuka buba buri ku kigero cyo hejuru. Uko rero tugenda dusatira imyaka y'izabukuru, dutakaza bwa bushobozi bwo kwibuka. Ibaze ubaye utanywa amazi, ukaba winywera inzoga nyinshi, ukaba uko ugenda ukura bwa bushobozi ugenda ubutakaza. Rero si ukuvuga ko abantu bakuze batibuka, oya, baribuka kubera ko bashaka ingamba z'uburyo ki byatuma kwibuka byihuta cyangwa se bihoraho, bakanywa amazi menshi, bakirinda inzoga no muri bimwe twagiye tuvuga hejuru. Indi mpamvu tukiri ku bijyanye n'izabukuru, turagaruka gato ku cy'indwara, indwara zifata ubwonko, brain diseases. Indwara nka Alzheimer, stroke cyangwa se Parkinson zangiza ibice bimwe na bimwe by'ubwonko bifitanye isano no kwibuka. Nk'umuntu urwaye Alzheimer yibagirwa gato, yibagirwa vuba cyane, n'izindi ndwara zose zifitanye isano n'ubwonko ziri mu bituma umuntu atabasha kugira gute kwibuka. Ushobora kuba urwaye izo ndwara cyangwa se uzifite utabizi. Niyo mpamvu
abaganga kenshi badukangurira no kwisuzumisha cyane cyane. Tugerageze rero, gusa hari intandaro, hari impamvu zitandukanye duhura n'ibibazo byose dushobora kwisangamo tutari tunabizi. Impamvu ya 9, ubwo turagenda dusatira ku mpamvu ya 10, ko twabasezeranyije ko ni ibintu 10 by'ingenzi dushobora kwitaho kugira ngo duhangane n'iki kibazo cyo kwibagirwa. Kutanywa amazi menshi cyangwa se dehydration, kubura amazi mu mubiri, kuko ubundi amazi ni ingenzi mu mikorere y'ubwonko. Umuntu utanywa amazi ahagije ashobora kugira ibibazo by'ubwonko cyane, birimo kwibagirwa vuba. Rero tunywe amazi menshi, ukunywa amazi ni ubuzima. Rero niba utanywa, ibaze ubaye unywera inzoga gusa, ntunywe amazi, ntukore siporo, urumva ibibazo umuntu yaba yibitseho. Rero tugerageze kunywa amazi, tubigire intego, bityo turwanye ibibazo byo kwibagirwa n'izindi ndwara ziri chronique nk'ubwonko. Ikindi ni stress ikabije yo mu bwonko, mental fatigue. Stress ikabije yo mu bwonko, akenshi murabizi ko turi mu isi yirukanka, turimo turakora cyane, turashaka ubumenyi, kongera amashuri, ibibazo byose birongera ama stress. Gukora cyane cyangwa kutaruhuka bituma umuntu cyangwa se ubwonko kurambirwa bikagira ingaruka ku bushobozi bwo kwibuka. Rero twirinde ama stress. Yego stress ntizabura, ariko tugerageze dukore ibintu byinshi bishoboka byadufasha kuruhuka. Niyo mpamvu tugiye gusoza tureba inama zishoboka, cyangwa se igihe ibibazo byo kwibagirwa bikomeza kugenda, ni ubuhe bujyanama twatanga? Ese nyuma yo kumenya ko kwibagirwa bya hato na hato ari ikimenyetso cy'uko dufite bimwe muri ibi bibazo, nakora iki? Ni ikihe kintu dushobora gukora tukirinda ibibazo bya hato na hato byo kwibagirwa? Icya mbere, turabizi ko siporo ni ubuzima. Tugomba gukora imyitozo ngororamubiri, regular exercises. Imyitozo ngororamubiri irafasha, kugenda n'amaguru, gukina ibizo ushoboye bitewe n'uko umeze, ariko byibuze bizadufasha. Kuko kwibagirwa bya hato na hato ni kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye. Ikindi, hari mu kurya indyo yuzuye, twabivuzeho hejuru, balanced diet. Kurya indyo yuzuye biri mu bizadufasha kurengera ubuzima bwacu busanzwe, ibitera imbaraga, ibindi indwara, ndakeka byose tubizi, ku buryo tugomba gusigasira ubuzima bwacu. Gukora imyitozo yo mu bwonko, brain exercises. Imyitozo yo mu bwonko kenshi ntabwo tuba tuzi niyo ari yo. Urugero, hari nko gukina imikino ituma utekereza cyane, nka chess, cyangwa se imikino isanzwe, amakarita n'utundi. Birafasha cyane, kuko umuntu bikangura ubwonko, umuntu akabasha kwibuka n'utundi dukino twinshi tugenda tugira muri karitsiye n'aho tuba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi, hari ugufata umwanya uhagije wo kuruhuka, twabivuzeho adequate sleep, ni hagati y'amasaha 7 n'8. Kwita ku mitekerereze no gutuza, bityo tukagira umwanya wo gutekereza. Ese imitekerereze yacu yabaye ishingiye he? Stress management no gushaka ubujyanama aho bishoboka, no kwigunga si byiza. Ikindi, hari kugira gahunda yanditse, create written schedule. Buriya akavuyo ko mu bwonko ni bimwe mu bintu bitujagaraza. Cyagiye ngo umuntu avuze ngo ndajagaraye, kujagarara ni ukudatuza, kutajya ku murongo umwe. Tugerageze rero, nitugira inyandiko planning igaragaza ngomba gukora ibi kuri uyu munsi, kugira gahunda, iri mu bintu bizatuma tugira umurongo, tukirinda kugwa muri ya ma deadline cyangwa se kuri finale. Tugende rero kuri gahunda, bizarushaho kudufasha. Ikindi, tugerageze kunywa amazi, stay hydrated, uko ubuzima bwawe buri munsi butujyana, ni ngombwa ariko tunywe amazi menshi, twinywera amazi. Kureka ibiyobyabwenge n'inzoga nyinshi. Ibiyobyabwenge tubyirinda, avoid substance that can abuse you, alcohol n'izindi ibiyobyabwenge byatuma umubiri wacu udakora neza. Kwisuzumisha kwa muganga, regular check-ups. Kwisuzumisha nabyo ni umuti, ni kimwe mu bisubizo by'ingenzi dukeneye kugira ngo turusheho
kugira imikorere yimbitse, imikorere myiza y'ubuzima tunyuramo. Icya nyuma, inama ya nyuma twasorezaho, hari kumenya gufata ikiruhuko. Mu byo ukora gufata akaruhuko, take a break. No ku manywa niba ubishoboye, fata iminota 10 cyangwa 20 uruhuke niba bigushobokera, ariko ibintu bijyanye n'ikiruhuko tubigire ibyacu kuko ni ingenzi. Rero cyari ikiganiro kijyanye n'uburyo tugomba kwirinda kwibagirwa bya hato na hato. Niba ubyibonaho ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, jya kwa muganga bagusuzume, tumenye uburyo twirengera. Ikindi, dukunde kunywa amazi, dukurikize izi nama zose. Ikindi, ntimwibagirwe kuduha ibitekerezo. Iyi ni Gilberto Media Tour, njye nari Iradukunda Gilbert. Murakoze cyane.